tugushimiye ko uduhaye umwanya wo kugira ngo twige ijambo ryawe. Tugushimiye ko waduhaye uburyo bwo kugira ngo twige tutanari kumwe, nk'uko mwami n'ibitabo dusoma mu byanditswe byera byawe ababyanditse tutari kumwe nabo, ariko tukumva mwami bavuga nubwo bamaze gupfa. Turagusaba rero mwami ngo ibi waduhaye nk'umugisha bitatubera inzitizi, ahubwo bitubere mwami umuyoboro utuma twunguka ubutumwa bwiza bwawe bukarushaho gushora imizi mu bizeye, mwami gukiza abibeshya ko babwizeye, mwami no gukiza n'abihebye bumva ko bo rwose barenze ihaniro, badashobora rwose gukira bakijwe n'ubutumwa bwiza bwawe. Bumva ari ibintu byiza cyane, kubyizera bigoye, bakumva bisa n'ibisezeranye binejeje cyane, nta kiguzi umuntu atanze bakumva batangiye gutinya. Ndagusaba rero mwami ngo udufashe, bane natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bavandimwe rero, niba munyumva mwakwandika muri chat nkabibona, hanyuma ngakomeza, cyangwa niba hari icyo ngomba gukosora kugira ngo twumvikane. Okay, ndabona umuvandimwe mbwiye ko munyumva. Nk'uko rero mwabibonye ku itangazo, ndagira ngo twigane ibyanditswe bitari byinshi, ariko nyine kuko byaturutse mu kanwa k'Imana yaremye isi n'ijuru, birakomeye nyine. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo kubera ari imirongo mikeya rero ubwo ntabwo twabitinda, oya. Ndashaka kugira ngo nangire nsoma, hanyuma nimara gusoma mbone gutangira kwigisha. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 24, ndaza gusaba ko ababishobora bafata Bibiliya zabo. Buri muntu wese arabishoboye, ariko hari igihe umuntu aba ari ahantu agenda mu muhanda se, ari mu gikoni se, bitamworohera kureba muri Bibiliya yanditswe ku mpapuro. Uwo rero bene uwo ndashaka abandi bazifite tujyane murebe mu byanditswe byera tuze gusoma. Ndagira ngo ikintu cyose nza kuvuga muze kujya mureba ko kiri mu byanditswe byera. Bifite umumaro mu buryo bubiri. Icya mbere ni uko ubwabyo byifitemo imbaraga zibasha guha umuntu ubwenge bumuzana agakiza, niko Mwuka Wera yavuze mu rwandiko Paul yandikiye Timoteyo. Ibyo ntibincitse, niko Mwuka Wera yavuze mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo. Nibyo Mwuka Wera yabivugaga, ariko mu kanwa k'umuntu. Hanyuma rero kubera ko bifite ako gaciro, iyo dusoma tuba dukwiye kwiga turebamo, kuko bigira umumaro. Nigeze kumva rimwe abatubanjirije umuntu umwe yarimo gutestinga microphone, kandi bavugiramo, arangije aravuga ngo avuga Kristo nama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umuntu wari hirya arabyumva, icyo kintu kiba impamvu ze zo kuza akamenya ukuri, akizera, agakizwa. Rero niba umuntu mu magambo ye arimo avugira kuri microphone agira ngo testing, byarabaye impamvu z'umuntu kwizera. Noneho se ni gute, ni urwego rungana iki, ni gute byaba impamvu z'umuntu kwizera no kuba nyine arashyiraho n'ibyo ndiwe nsobanura gusoma ibyanditswe byera. Reka rero dusome. Niyo mpamvu nabashishikarizaga gufata ibyanditswe byera ngo twige mubireba musoma. Igice cya 24 cy'ibyakozwe n'intumwa, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 15, ariko turaza kwiga imirongo mike. Turaza kwiga imirongo by'umwihariko kuva ku wa 10 kugera ku wa 15, ariko cyane cyane reka dusome kugira ngo mwumve umujyo. Umujyo ubwo mu Kinyarwanda ni umujyo, ariko mu Cyongereza, mu ndimi z'amahanga ni context. Hashize iminsi 5, ibyakozwe n'intumwa 24 umurongo wa mbere, umutambyi mukuru Ananiya amanukana n'abakuru bamwe n'uwo kubaburanira witaga Terituro, babwira umutegeka mukuru ibyo barega Pawulo. Bamaze kumuhamagara, Terituro aramurega ati, nyakubahwa Feliki, ni wowe dukesha amahoro, kandi n'ibindi byatunganirijwe ubu bwoko kubw'umwete wawe. Nuko turabyakira hose iminsi yose tugushima cyane. Ariko ndeke kukurambira, ndakwinginga utwumve kubw'ineza yawe. Tuvuga amagambo make. Twabonye umuntu ari icyago. Uwo muntu ninde? Ni Paul.
ku murongo wa mbere batubwiye ngo umutegeka mukuru ajyana n'umwavoka wabo bagiye kurega ikirego Paul. Ibi byari ibintu bikomeye. Noneho umva rero ikirego kiratangiye. Twabonye umuntu ari icyago ku murongo wa 5, agomesha abantu bo mu Bayuda. Mu zindi ndimi bamwita ngo twabonye umuntu ari pandemic, ni uvuga ngo uyu muntu twabonye ari corona, ari ikiza. Ndaza kubasomera murebe. Noneho ku murongo wa 5, kandi niwe mutware w'igice cyitwa icy'Abanazareti. Umurongo wa 5 turaza kugarukaho. Ndetse yagerageje guhumanya urusengero, nuko turamufata dushaka kumucira urubanza nk'uko amategeko yacu ari. Ariko umutware w'ingabo Rusiya araza amutwakisha amaboko, ategeka abarezi be kukuzaho. Nawe umubajije bwawe wabasha kumenya ibyo tumureze byose. Abayuda nabo bamurega bimwe n'ibyo, bavuga ko ariko biri koko. Umutegeka mukuru amaze kumurembuza ngo avuge, Pawulo aramusubiza ati, nzi yuko umaze imyaka myinshi uri umucamanza w'ubu bwoko, nicyo gitumye niregura ibyanjye nezerewe, kuko ubasha kumenya yuko iminsi itarasaga 12 uhereye aho nagiriye i Yerusalemu gusengerayo, kandi nibasanze ngimaka n'umuntu wese cyangwa ngo neranye abantu kubatera imidugararo, naho haba mu rusengero cyangwa mu masinagogi cyangwa mu murwa, kandi ibyo bandeze none ntibashobora kubihamya imbere yawe ko ari iby'ukuri. Ariko ndakwemerera iki yuko iyo nzira ababita igice ariyo ngendera mworera Imana yabasogokuruza nizeye ibyanditswe mu mategeko byose. Mwumve kuri 14. Ariko ndakwemerera iki yuko iyo nzira ababita igice ariyo ngenderamo nkorera Imana yabasogokuruza nizeye ibyanditswe mu mategeko byose no mu byahanuwe, kandi niringiye Imana negereje icyo aba nabo bategereza yuko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Nicyo gituma mirimbanira kugira ngo umutima utandega ikibi ngirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Mwakira ijambo ry'Imana. Bavandimwe rero, iki gice turabona ko harimo uregwa n'abarega. Paul yari arimo aregwa, ikipe yari ije kumurega yari umutambyi mukuru Ananiya. Ibi ntago ari ibihimbano nyine, aya ni amateka. Ubundi ibi ni ijyakoze n'intumwa, niyo inspired history, niyo mateka yahumetswe n'Imana. Ayandi yose twayavuga ya Spurgeon, twayavuga aya Calvin, twayavuga y'abandi bose, ariko ntago ari inspired. Ariko aya mateka tuba tubona mu byakozwe n'intumwa ari nayo akwiye kuba, niba dushaka kumenya itorero ry'Imana rikwiye kuba rimeze rite, ubu Kristo ni iki. Message Paul yavugaga ngo abwira Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye ibyo wambonanye uzabihaho kwizerwa, babiherezaho kwizerwa, naguhindura, nakuvumbura, nagufinyora. Niyo message ivuga iki? Nushaka kureba uti ubundi Kristo ni iki, ahantu hambere uzaza ujya mu byakozwe n'intumwa, kuko niyo inspired history, niyo mateka nyine tuzi neza ko atari imikosa. Abandi bakwibeshya amatariki, abandi bagendekeza bakavuga ati ahayinga hanaha habayeho uyu n'uyu, banakubeshye. Ariko iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni amateka agaragaza umurimo w'Imana mu isi, agaragaza koko bya bindi Kristo yavuze ngo nahawe imbaraga mu isi no mu ijuru, muri Matayo 28:18, nimugende mubwirize isi yose, mfite abantu banjye bazizera. Koko byasohoye. Ibyakozwe n'intumwa rero nicyo bitwigisha. Navuga ngo ni iki twemeza bidasubirwaho koko ba barobyi b'amafi ba Petero na ba Yosefu, ba Petero na ba Yakobo, ba Yohana, ba bandi mu gice cya 4 bavuga ngo babona ngo bibuka ko batigishijwe. Njye mbitekereza nkibaza ko ari abantu banukaga amafi. Njya mbona abantu bacuruza amafi muri iyi minsi n'abarobyi, usanga ari abantu banuka amafi, ariko ugasanga abo bantu nyine bacitse kuri urwo rwego nibo bantu ngo baje kubika isi. Ibyo rero bigaragaza ukuboko kw'Imana. Nibyo Paul yanditse mu Korinto, aravuga ngo ngenza ahora nishima ngo kuko mu ntege ye zanjye ariho Imana igaragarira ko ari igitangaza, ukoresha uwo munyantege nkeya. Rero nagiye kure muri background nyinshi.
muri iki gice tumaze gusoma cy'ibyakozwe no mu gice cya 24 tubona Paul arimo kwiregura bamurega ko ari ikiza. Murumva bavandimwe, tutarajya kure ya mirongo turi bwigeho cyane, hari ibintu byinshi twakwiga. Ibyanditswe byera bimeze nka diamond, nyine nka diyama. Iyo uyirebye ubona ifite ibice, cyangwa ufate ka kantu abantu bajyaga bakinisha gafite 2, 1, 6 impande 6. Aho uturutse hose ntago ni nko guca mu mashokoro, naho uca ngo ureke kunguka. Murabyumva? Icyambere hano tubona ko abantu bibwira ko nyine kuba barwanya ukuri ubutumwa bwiza ari ibya none. Ntago ari ibya none. Tubona Paul yitwa ikiza, yitwa corona. Reka mbasomere muri Bibiliya, muri version z'ikinyarwanda zindi, mwumve bavandimwe, mwumve ko ibintu byabaga bikomeye. Ahari yo Paul yandika mu Bakorino 10:13 akavuga ngo nta kigerezo kitari rusange ku bantu cyabagezeho, ngo bityo rero ngo nihagire nyine ucika intege, kuko ibigeragezo ni rusange mu bantu. Aha naho rero turabona ko uku gushinzwe ibinyoma, uku kurwanywa k'ubutumwa bwiza kw'abizeye kw'itorero ry'Imana ry'ukuri kwamye guhari. Bityo rero nitujya tuyibona ntituvuga ngo igikuba cyacitse. Reka mbasomere mu yindi version mwumve. Ngo iminsi 5 ishize umutambyi mukuru Ananiya agera i Kayizariya, ngo Torero atangira kumurega. Umurongo wa 2: nyakubahwa Feliki, aya mahoro menshi dufite ni mwebwe tuyakesha. Muramuva kumuryoshya, kandi uguteganya kwanyu niko dukesha kuvugurura imitegekere y'igihugu cyacu. Mbese uburyo bakoresha ikigo kibarura cya statistics n'igenamigambi, arimo aramushimira ati uri igitangaza, waradukijije, uri igitangaza. Ariko mwumve icyo ashaka, arajya nkamuryoshye, noneho namara kumushyira ahantu yamuryoheje neza, aze kumubwira ikibazo yamaze gukora putinga amatwi, yamaze gushyira ruswa mu matwi. Ikibazo cya Paul kize kuza kiremereye. Anje aravuga, ariko kugira ngo nabatwarire igihe, ndabasaba ngo mutwihangane nk'uko mubisanga, mwumve ibyo dufite kubabwira muri make. Uyu muntu twasanze ari macinya. Mwumve umurongo wa 5 ukuntu uvuga. Uyu Paul, uyu wari uhagarariye Kristo, uyu nguyu mu gice cya umurongo wa 5 ngo uyu muntu twasanze ari macinya, acumba urugomo mu Bayahudi bo ku isi yose, kandi ni umuntu w'imena mu gice cyadutse cy'Abanyanazareti. Murabizi Kristo bamushize akari w'i Nazareti, bakavuga ngo i Nazareti hari ikiza kihaba. Murabibuka ajya gutoranya intumwa ze, basanga Natanayeli ari munsi y'igiti, baramubwira bati vaye tukwereke umuhanuzi wo Mose yavuze. Arabwira ati reka hari ikiza cy'ab'i Nazareti. Rero nk'uko muzi izina umukristo ryaje ari igitutsi mu byakozwe no 11, nyine abantu barebaga bigishwa bakabase nka buriya buntu twabwita iki. Bageraho rero babaha ikibyiniro cyo vuga ngo nta ba Kristo. Ntago yari izina ry'ubwirasi icyo gihe, oya, ahubwo ryari izina ryazanywe n'ababatakaga, babagaya, babakwena, kubera ko bavuga aho ndi Kristo. Nigeze kubona rimwe umugabo arimo avuga ukuntu abarwanyaga Kristo bamuhamagara ngo Yesu wa Mariya, Yesu wa Yosefu, nibamushyireho icyubahiro cye cyuko ari Kristo, ngo bavuge ngo Yesu Kristo cyangwa Yesu Umwami. Intumwa ze zose ugasanga zimuvuga zigenda zishyiraho iyo adresse y'icyubahiro, kuko kuba Kristo bivuze uw'Imana yatoranyije kuba umukiza. Rero barabimwamburaga, bamurwanyaga. Noneho rero abangaba barwanya uko kuri k'ubutumwa bwiza, aba barwanya ubukristo kuva kera bamye bahari, ariko mubonye ukuntu bavuze ngo uyu muntu ni macinya, ngo acumba urugomo. Mutekereze ariko umuntu kukwita gutya, nuvuga ngo ucaho akotsi kakaka k'urugomo. Nuko rero bavandimwe, rero dusubire hariya rero turebe ese mukuri aya magambo uyu mugabo yagendaga asasaho avuga ngo, tubona ku murongo wa 10 Paul asubiza aravuga ngo kuko ubasha kumenya yuko iminsi itarasaga 12 uhereye aho nagiriye Yerusalemu ku murongo wa 11 gusengerayo, kandi nibasanze ngimaka n'umuntu wese neranya abantu kubatera imidugararo, naho haba mu rusengero cyangwa mu masinagogi cyangwa mu murwa, kandi ibyo bandeze none ntibashobora kubimamya imbere yawe kari iby'ukuri. Aho rero tubona ko bamubeshyeraga. Mu byumva bavandimwe, ubwo rero ubwo bamubeshyaga, kuki abantu baza babeshya kuri uru rwego? Bavuga ikintu gikomeye cyabaryaga,
bashaka gusasira aryo turi burebeho kiri budukuremo. Nese Paul uyu yari muntu ki? Paul uyu yigishaga ibiki? Paul uyu yari ahagarariye iki? Uyu wari ukuriye agatsiko kitwa ab'i Nazareti cyangwa se ubita abakristo, abakomoka mbese abo bashaka gushyiraho igisebo kubera ko Paul abarimo bakomoka kuri wa wundi bavuga ngo isi Nazareti hari cyiza kihava, babandi ba Kristo, babandi Bibiliya ivuga ngo muri aba Kristo kandi mu rubyaro rwa Aburahamu kuko mwizeye, mu Bagalatiya 3:29. Abo ngabo turaza kureba rero kuntu ubu Kristo atari nyine atari feeling nyine, atari kuvuga ngo ni ibintu uko umuntu abyiyumvamo, ngo utekereze uti niba umuntu arabonye arwanya wenda abortion, gukuramo inda, birakwiriye kubirwanya, uwo rero ubwo abaye umukristo. Niba umuntu ari imfura muri karitsiye, ubwo abaye umukristo. Suko byari bimeze. Turaza kubibona impamvu. Tubona ko Paul avuga ko ibyo yizera kandi yabagamo yagenderagamo n'aba babimushinzaga batari abakristo, batari abanazareti nk'uko barimo kumushinza, barabyemeraga. Rero urumva ko bidahagije, barabyemeraga kandi bari abakristo. Hari bimwe mu gice yemeraga, hari navuga ngo niba ingingo ari 10 yemeraga, hari harimo ingingo tuvuge 4 bemeraga nabo, ariko bikavugwa ko batari abakristo. Kuba umukristo rero ni iki? Ubukristo ni iki? Kuko bavandimwe hari ukuntu hari imvugo zadutse, muzumva umuntu afite imvugo avuga ati okay, ibyo uvuga ndabyumva, dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera, ariko se ibyo ninde utabyizera? Kuki mubigira intambara se? Niki gishya mwazanye mwadukanye gituma ibyo bintu mushaka mwumva ari ibintu by'intambara? Murayibona siyo nago bitangiye rero uyu munsi. Nituraya muri iki gice rero tujye noneho muri detail. Ku murongo wa 5 twabonye uyu muntu ari icyago, agomesha abantu bo mu Bayuda bose bari mu bihugu byose, kandi niwe mutware w'igice cyitwa abanazareti. Urumva bavandimwe, nuvuga ngo ubukristo bwamwe bwitwa igice runaka. Uyu muntu twasanze ari macinya acumba urugomo mu Bayahudi bo ku isi yose, kandi ni umuntu w'imena mu gice cyadutse cy'abanazareti. Mu byumve Rebo uyu munsi ziriho ni izihe? Bavandimwe abenshi barabizi, ndetse nawe niba ubigira ubimenye. Umuntu wenda waje hano uri umushyitsi utamenyereye hano, iyo ubonye abantu bizera, aho kugira ngo ugende utega amatwi umva ibyo bizera, ukahita uvuga uti niba abanyabuntu, wava ngo niba abanyabuntu ukibwira ko ubwo birangije. Kuvuga ngo niba abanyabuntu se bisobanuye kumenya icyo bizera? Bisobanuye se ko wowe ubwo wizeye nyine ni dogmas ni amagambo abantu bavuga bakahamya ko ari ukuri badafite ishingiro. Ni mwimwe Satani yavuze mu itangiriro, aravuga ngo gupfa ni muzapfa. Wagira ngo yari yarigeze akirya hano yapfa, ngo kuko Imana izi ko wamwumvishe. Nawe aba bati ni abantu bitwa agatsiko kitwa abanazareti. Ndashaka murebe bavandimwe. Noneho ku murongo wa 5 bamaze kumushinza icyo kintu, ageze ku murongo wa 10 ndagira ngo murebe. Umutegeka mukuru amaze kumurembuza ngo avuge, Paulo aramusubiza ati nzi yuko umaze imyaka myinshi uri umucamanza w'ubu bwoko, nicyo gituma nireguye ibyanjye nezerewe, kuko ubasha kumenya yuko iminsi itarasaga 12 uhereye aho nagiriye Yerusalemu gusengerayo, kandi nibasanze njimaka n'umuntu ari we wese. Ku murongo wa 14 ariko ndakwemerera iki? Yuko iyo nzira babita igice ariyo ngenderamo. Mu byumve yabanje hejuru ahakana ibyo bamushinjiza. Ku murongo wa 12 ati nibasanze njimaka n'umuntu ari we wese, ati kandi sinigeze neranya abantu ngo nere imidugararo. Ibyo bandeze none 13 ntibashobora kubihamya imbere yawe ko ari iby'ukuri, ariko ndakwemerera ibiki? Yuko iyo nzira babita igice ariyo ngenderamo nkorera Imana y'abasogokuruza. Bavandimwe ndagira ngo murebe iki kintu mu gitekerezeho. Turimo turabona icyo Paul ahakana n'icyo adahakana. Ahakana ko ateza akaduruvayo. Bavandimwe, yo abantu barimo kwataka inyigisho z'ubuntu, nibasanga nta n'umwe ushobora guhagarara ngo avuge ngo twakabana amafaranga yayo tukabarya utwabo. Ntago duturisha, ntago tubwira abantu ngo nibatanga 1,000 Imana izaba kuba incuro 100. Icyo kirego rero ni ikinyoma. Nta muntu n'umwe urumva mu bizera by'ukuri uvuga ngo rero ubwo wizeye ngaho genda uha umubiri wawe ibyo ushaka. Ni bya birego by'ubusa by'amafuti.
hari uzana ikirego gatangira umuntu yavuze ngo ariko se ubundi ngo mbabaze ngo ese kuki ubundi habamo urubyiruko rwonyine? Bitwaye iki se ko ari urubyiruko rwonyine? Ninde mu ntumwa za Kristo wari umusaza? Hari uwo muzi? Ni muzi Yohana wazakamuryama mu gituza? Hari n'umwe mwari muzi ufite imvi? Kristo se we yigeze azigira? Ntiyarinze apfa akifite imyaka 33. Nyine bitwaye iki kuba ukuri? Ikibazo icyo ubutumwa bwiza bwigisha ni ukuri cyangwa si ukuri? Icyo nicyo kibazo tugomba kwibaza. Ntabwo ikibazo ari byigishwa n'urubyiruko cyangwa ntabwo byigishwa n'urubyiruko. Icyo kintu bavandimwe tugomba kugitekereza tukacyumva neza. Biragenda bigasa neza n'ibyo aba bantu bashinzaga abera ba mbere. Ni ibintu bidafite ishingiro. Mbwira, bitwaye iki kuba ari urubyiruko? Bitwaye iki kuba ari bakeya? Bitwaye iki kuba badafite ibyuma n'umuziki? Icyo nicyo kibazo. Ikibazo gikwiye kuba ese ibyo bavuga bihuye n'ibyanditswe byera? Paul ni nacyo agaragaza, murebe. Aravuga ku murongo wa 13, ariko ndakwemerera 13, kandi ibyo bandeze none ntibashobora kubihamya. Kandi koko ni ukuri, ntibashobora kubihamya. Ariko n'uyu munsi n'itorero nuko rimeze. Nibirego ni ibyo ngibyo. Abizera b'ukuri nuko bazahora bashinzwa. Uwo bazashinza kuba ari umunyagitugu, uwo bazashinza kuba akabya ibintu, uwo bazashinza kuba ngo aca imanza. Ibi ngibi ni namwe kuva mu itangiriro n'ibyo bashinzaga Loti. Bakaba bati iki kigabo cyaje hari igihunzi none gitangiye kwigira umucamanza wacu. Ni mubizi kubera iki yarababwiye iki? Yarabwiye ati mureke aba bantu baje bagana munsi y'urusengero rwanjye, mureke gushaka kubakoraho ibyaha byanyu. Bo bahita bareba icyo baravuga ngo urugabo rwaje ari urunyamahanga. Murabizi inkuru ya Loti. None urashaka kuducira imanza ngo bamwigiza ku ruhande. Nawe hano nanone twongera tukabona mu isezerano rishya mu kinyejana cya mbere barimo barashinza Paul ngo uyu muntu ni icyago. Nasomye hariya muri mu yindi version mwumve iki kirego kiravuga ngo uyu muntu twasanze ari macinya, acumba urugomo mu Bayahudi bo ku isi yose, kandi ni umuntu w'imena mu gice cyadutse cy'Abanyanazareti. Rero murebe bavandimwe ku murongo wa 14 Paul ariyemereye aravuga ati ariko ndakwemerera iki yuko iyo nzira ababiti igice ariyo ngendera mu nkorera Imana y'abasogokuruza. Aka kabiri, nizeye ibyanditswe mu mategeko byose no mu byahanuwe, kandi niringiye Imana negereje icyo aba nabo bategereza yuko hazabaho kuzuka. Ubu Kristo ni iki? Iki gice bashinzaga Paul yiyemera ko ari ukuri, akibamo, agikuriye nk'umwaposo, nk'intumwa ya Kristo, cyigishaga iki? Cyizeraga iki? Ubu Kristo buvuga iki? Bavandimwe ndagira iki kintu mu cyumve. Twahoze twibaza ngo umukristo ni muntu ki? Turahera kureba ubukristo icyo ari cyo. Umuntu ahinduka umukristo ati? Hanyuma ni iki gikorwa kuri uwo muntu? Ni ibiki bimuranga? Tureba rero muri uru rukiko Paul arimo ashinzwa, tubona ibintu bwa mbere cya mbere. Tubona ko Paul avuga ngo aremera ko ari uwo muri icyo gice kivumwa, cyamenye kera kivumwa cy'abakristo. Bavandimwe bari ko bitwigisha turarenga ahangaha ko niryo that's our fate, nuko twagenewe abizera b'ukuri bazahora barwanwa. Nibuka rimwe Wesley ngo amaze igihe abona nta muntu umurenganya ngo arapfuka murasenga ariko se Mana ngo nsigaye nsa n'isi cyane ku buryo nta muntu umwe kwera kwanjye no kurwana n'ibyaha kuba narizeye mfite ubugingo buhoraho bikanera kubaho nezwa ku buryo nta muntu umwe bigitera ibibazo. Ngo agipfukamye hari umuntu wamwangaga, uwangaga ukuntu nyine asenga no kuntu abwiriza, ngo amujugutaho igiti yari ahantu mu murima kiramukomeretsa. Aravuga ati, arahaguruka avuga ati Mana ushimwe kubera yuko ubonye koko bigaragaye umaye igihamya cy'uko nyina kiri uw'isi, isi nanjye twatandukanye. Murabyumva bavandimwe? Rero ni ukuvuga ngo niba Kristo weraga 100%, isi yaramugenje itya, n'intumwa zigomba kugenzwa zityo. N'uwizera uyu munsi kimwe mu bintu bigomba kubwira ko wabaye umunyamahanga mu isi, kuko birivuga ko abizera ari abashyitsi n'abimukira. Ni ukuntu ubona unyuranya n'ab'isi, kandi bo ntibajya bihangana. Either barizera ibyo wizera cyangwa se barakuvuma, barakurenganya. Aka karengane si akarengane gusa kaba mu gukubitwa no mu gufungwa, kaba no mu kukwena. Muzaza mubibona rimwe twagiye nko mu birori by'abavandimwe bashatse, Imana yabahaye amahirwe, ukabona tuje imbere gusenga bagakubita igitwenge ngo nabera ngo nkabayera bahese, ngo baribona ngo bose bari hani bantu ki.
iriya niyo persecution Ishimayeli yakoreraga Isaka. Barimo bamukorera ibyo bizeraga, bamaze kumukiba bagiye kubiserebura, Ishimayeli ngo aramurenganya. Yohana mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana baravuga ngo niko byagenze kuva kera, ngo umubiri yarenganyaga umwuka. Rero ubwo se yamurenga ntabwo yigeze yica Isaka, ntabwo yigeze amukubita ibiboko, nuko yakwenaga ibyo yizeraga, nuko yakwenaga practice cyangwa uko yabagaho mu byo yizeraga n'ukuntu ababyeyi babyizeraga babikoraga. Rero bavandimwe, ndagira ngo icyo tubanze tukimenye, tumenye ko buri gihe umuntu uzashaka kubaha Imana azaba harenganywe. Icyo tugiterekashe mu mutima, tumenye ko atari ibyacu, atari agatangaza nyine, atari ibintu byo kuvuga ngo twe ni iryo geno ry'Abimana, kuko tuba twabaye ubundi bwoko, irindi shyanga, abashyitsi n'abimukira. Reka turebe rero ibyo nubwo bifite icyo bitubwira. Nanone ese koko twe twirebye turi abashyitsi n'abimukira? Umuntu wabaye mu Kristo tutarajya kureba neza, ikimwe mu kimuranga nuko ahita abo mushyitsi n'umwimukira mu isi. Icyo yita iterambere si cyo papa we na nyina bita iterambere, keretse barizeye nabo. Icyo yita iterambere si cyo groupe ya WhatsApp yigiyemo abo biganaga bita iterambere. Icyo bita kwiyubaha si cyo gahunda ya leta yita kwiyubaha. Bibiliya iravuga ngo musabire umugisha ababarenganya, ngo nimubavume. Isi irakubwira ngo niwe wihesha icyubahiro, ngo nta muntu ugomba kugucishamo amaso. Urumva ukuntu bigongana? Isi ikavuga ngo zamuka, gira billionaire mindset. Bibiliya ikavuga ngo munyurwe n'ibyo mufite, niba mufite ibyo murya n'ibyo mwambara, munyurwe n'ibyo mufite. Bavandimwe, ndagira ngo twumve iki kintu. Ubu bukristo usibye no kuba nyine umuntu ahinduka umushyitsi n'umwimukira, ibyo bikamuviramo kwangwa no kuzirwa, ndetse n'uyu muco. Petero yaranditse aravuga ngo reka mbabwire ngo ni ibiki mwari mufite usibye ibitagira umumaro mwatojwe na basogokuruza. Yarenze kugaya abo ngabo arimo abwira, ahubwo ararenga ajya mu bisekuruza ajya kubagaya. Ni ibiki se basekuru baduhaye? Nimubizi? Si amoko, amazuru n'indeshyo? Ngo ibyo iwacu nibibayo? Ni iki kindi se? Ni uvuga ngo umuntu ntabwo yishaka kwanga umuhishe kubizi. Hari ikindi? Ibyo nibyo abantu birata birirwa batubwira ngo dusubire mu idini ya kera. Umuntu ntabwo yishaka kwanga umuhishe kubizi. Mwe nijyara gihumya imigani y'abacecuru itaganisha umuntu kukubaha Imana. Ariko bavandimwe, uwizeye rero bigenda bite? Ubu Kristo, uwabaye mu Kristo bigenda bite? Ikimwe kimubaho bwa mbere, aba umushyitsi n'umwimukira. Izo mine akazimanura zikabarumbiye. Umusore wumvaga agenda yuzuye ibijegeri, yumva umubiri we ari ikigirwamana, akajya yibagirwa kwireba, ukwezi kugashira akireba nka rimwe mu kwezi. Kubera iki? Kubera ko umutima we wabaswe n'iyindi si, wabaswe n'izindi ntambara. Ibindi abibona ukundi, yaba ari gushaka, yaba ari ukubyara, yaba ari ukurera, yaba ari ukubaho, byose bikomotse kuki? Kubera ko yahindutse umushyitsi n'umwimukira, kubera yuko Imana yamuhaye kamere nshyashya. Ibyo rero nibyo byatumaga iri torero rya mbere ndetse n'uyu munsi abazubaha Imana bose bazagenda batukwa bavuma. Paul yarabyanditse aca iteka muri Timoteyo wa 2 igice cya 3. Reka mbasomere mwumve bavandimwe. Haravuga ngo icyakora n'ubundi umurongo wa 12, abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu. Mwumve, ntago ari ukwishushanya byandi by'abanyamadini bavuga ngo bakoreye ijuru. Nabubaha Imana bari muri Kristo Yesu. Ni hahandi nyine Bibiliya ivuga ngo ku bwa Kristo tuzaduha Imana ibitambo bishimwa. Petero wa 2:4-5. Araje avuga ngo mumenye iki? Ngo rega n'ubundi n'umwanzuro wigira ugira ikibazo. Abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Murabyumva bavandimwe? So rero twisubire hariya twari turi tukireba, turaba duti icyambere y'umuntu umukristo ni muntu ki? Icyambere ni umuntu uhinduka umushyitsi n'umwimukira. Bimwe mu bikubwira ko wamuhindutse nuko abantu batangira kukuvumira ku gahera, nuko za nshuti zawe zihinduka, nuko nyine njya mbona hari ukuntu nyine dushaka bridging gap. Ukabona umuntu afite abapagani b'inshuti ze cyangwa bene wabo, umunsi wenda w'amavuko wagera ukamupostinga ukandikaho ngo uyu niwe wanjye.
ngo ubundi wowe niwe nigiraho. Muvandimwe, ugomba kujya utekereza kabiri. Ugomba kujya utekereza kabiri. Iyo ubwiye umuntu wambaye ubusa, amafoto ye nta n'imwe nzima afite, ukamushyiraho yambaye ubusa, ukamushyira kuri status, warangiza ukavuga ngo ni wowe wanjye, nihe message ubutanga? Tugomba kuva muri ubwo busa, tukamenya neza ko umwami yaduhamagariye kuba abashyitsi n'abimukira. Ariko si ibyo gusa, no kuba turi abasirikare. Nyine nkabasha kuvuga ngo muye nanjye wa kera, wa mbere yuko nizera, twatandukana. Inzozi twagiraga tutarizera, reka njye nihereho. Sinzi kuzaba generale, sinzi kuzaza nzahana abantu bose bakavuga ibintu biraho biciriritse by'uburushyi. Njya mbwira abantu iyo tuganira ubuhamya bwanjye ko nizeye, ikintu numva umwami yanyije cyane gikomeye ni ukubohoka ku mitekerereze n'imitwarire y'isi. Mbega kuruha, mbega ibifungo biraturya kubera gukunda ubukire no gukunda kwishyira hejuru no gukunda kumva ko navugwa neza kurusha abandi. Ibyo byose tugomba kubishyingura. Umwami natubyara ubwa kabiri tukamenya ko utureba turi imbere ni umwami umwe, Kristo wadupfira akatuzukira. Niwe wenyine tugomba kuberaho. Abandi bose bazaza bungukira mu kumukiranukira kwacu, ariko si wo papa si yacu. Niyo waba wigisha, tugomba kuva ahantu. Niyo ugiye kubwira umuntu, Paul yaravuze ngo niki gituma mbwira abantu ubutumwa bwiza, ngo nuko nzi igitinyiro cy'Uwiteka, nuko nzi iterabwoba ry'Imana, nuko nzi uburyo Imana izirekura ikagwa ku bantu banze guhindukira ngo bizere Kristo. Bavandimwe, icyo tucyumve. Ariko dusubire kuri hariya twari turi rero. Ariko ndakwemerera iki, yuko inzira aba bita igice ariyo ngenderamo. Mwumve iyo nzira rero abayirimo uko bigenda. Ngo nkorera Imana yabasogokuruza, nizeye ibyanditswe mu mategeko byose no mu byahanuwe. Mu byumve bavandimwe, ubu Kristo ni iki? Iyi nzira bita igice Paul yabagamo ni iki? Ibi mu byumve, icyo Paul yizeraga ni iki? Ndakwemerera iki, yuko iyo nzira babita igice ariyo ngenderamo. Icya mbere, ubu Kristo ni urugendo uba winjiyemo. Hatagira umuntu uza kubyumva nabi, kuko hari abantu bita uvuga toke, ubwo urashaka kuvuga se ko hari urugendo uzagenda na rurangira ngo mu Kristo. Ntabwo ari byo mvuga. Ahubwo wabaye mu Kristo niwe utangira kugenda. Nahana agera ngo avuge ngo ibyo narabirangije byose. Niba unabizi mu mutwe nturabasha kubibaho 100%. Anje aravuga ngo ariko se ni iki tutaragira aho ngo iyi nzira reka nyisobanure, reka nse nubahereza ABC zayo. Ubu iyi nzira babita igice, iyi Paul yarabereye a ring leader, umukuru w'ikipe y'amabandi. Uziko babitaga nk'amabandi. Niho hari anasomaga, mwabyumvishe, havuga ngo uyu muntu twasanze ari macinya. Mwibaze macinya bavandimwe, acumba urugomo mu Bayahudi, kandi ni umuntu w'imena mu gice cy'abadutse cy'Abanazareti. Inyigisho z'inzaduka nimujya mubyumva ibyo bidushinza. 14. Nyamara icyo niyemerera imbere yawe ni uko nkorera Imana yabasogokuruza, nkaba ngendera mu nzira babita iy'ubuyobe. Nemera rwose ibyanditswe byose mu mategeko no mu bitabo by'abahanuzi. Bavandimwe, ndagira ngo mwumve, ubu Kristo ni iki? Ni inzozi umuntu yakuye ku musozi kanyarira, ikinyoma. Yamye ari inzira yitwa iy'ubuyobe. Mubirebe, Paul uyu nguyu usaha honyine no mu Baroma igice cya 3 bamushinja ko yigisha abantu bagomba ngo bakora ibyaha. Bavandimwe, najya mujye mwumva ko ibi bintu nta nzaduka ihari. Nk'uko ubutinganyi si ubusirimu. Murabyumva? Nyine Sodoma na Gomora se yo mu itangiriro, nta busirimu burimo kuba umutinganyi. Nk'uko nyine kwambara ubusa si ibya none, gukunda tansiyo si ibya none. Mu itorero ry'i Korinto abagore bazaga bambaye ibijegere bisakuza. Paul atumura wanyu wo mu mutima. Feminism si ya none. Abagore bamwe bashaka kuba abapasiteri, bamwe bashaka gutegeka abagabo babo. Nibyo mu itangiriro bavuga igice cya 3. Ngo kwifuza kwawe ni ukwifuza gutwara umugabo wawe, ariko umugabo wawe azagutegeka. Feminism itangira mu itangiriro. Nyirabayazana ni Eva. Nyine feminism ni ubushege n'abagore bigira nk'abagabo. Bavandimwe rero, icyo nshaka kuvuga nuko ibi birego byamye bihari, ariko iyi nzira yitwa iy'ubuyobe hatajya n'umuntu ujya wibwira ko bavandimwe umuntu uraho uri umushyitsi cyangwa se usanzwe uhari. Hari uburyo bubiri.
niba uri umushyitsi ukaba utekereza uti ibi bintu ariko si ubundi gusa amayeri, ibi bintu si igipindi, humura, ntabwo urimo, niba warahagurukiye kurwanya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'ubuntu, ntabwo uri uwa mbere, nta nubwo rwose uzabibasha, birakugoye gutera imigeri yawe ku mutwe w'icumu, niko Kristo yabwiye Paul amaze kumukiza. Yambwiye ati reka mubwire, ibi bintu wihaye byo kuvuga ngo urandwanya, uwo ni Kristo abwira Paul, birakugoye gukomeza, urasa n'umuntu urimo ushaka kurakarira urutare ukarukubitaho umutwe wawe ngo kugira ngo rubabare, urimo uribabaza. Tuza wumva ukuri, umenye ukuri icyo kuvuga. Iki kirego ngiye gusoma cyo baregaga Paul n'ubundi mu Baroma 3:8, kandi niki kitubuza gukorera ibibi kugira ngo ibyiza bibeho, nkuko batubeshyira kandi bamwe bagahamya yuko ariko twigisha. Paul bamubeshyeraga ko usibye ko bavuga ngo ni macinya, bakavuga ngo ni ikiza, bakavuga ngo acumba urugomo. Murumva bavandimwe, hano tubona nanone bamushinza ko ngo yigisha abantu ngo bakora ibibi ngo kugira ngo ubuntu bugwire. Neza bamushinza ibintu bya bindi Sultani yigisha, bya bindi babandi badutse badani Ruhinda n'abandi bose birabigisha by'ibinyoma byo kuvuga ngo umuntu yakijijwe ngo nta cyaha bagikora, ngo ibyo ukoze byose ni ikibiri kibikora, ngo kubera ko Mwuka Wera yaragukira. Icyo ni ikinyoma. Bibiliya iravuga ngo nimukimike ibyaha mu mubiri yanyu izapfa, ngo nimuhe umubiri urwaho ngo kugira ngo ukore ibyo wishakira. Bananirwa gusobanukirwa kumenya ko iyo umuntu amaze kubyarwa ubwa kabiri, ku ntebe y'ubwami hajyaho kamere nshyashya, ariko kamere y'icyaha igasigara ari igaba ibitero shuma, ari umucengezi. Wacunga nabi utakwita kuri means of grace ngo ujye usenga uterane n'abizera b'ukuri, utindane n'abatari corrupt, ikagusenura amazuru. Byamara kubananira kubera kutabisobanukirwa, bagahita bavuga ati okay, ubwo rero reka turekure dushumure. Hanyuma rero wowe nujya kwataka ukajya kwataka abizera ukuri, uvuga ngo ujye witonda. Niba warumvishe Sultani ntiwumvishe ngewe, niba warumvishe Dani Ruhinda ntiwanyumvishe. Iyi nzira yizera iki? Yizera ibyanditswe mu byahanuwe no mu bahanuzi no mu mategeko. Ni ibiki biri mu mategeko? Nabyo arabivuga. Hari igihe abantu batekereza ko ari urujijo. Ubukristo ni iki? Ubukristo ni ukwizera ibyanditswe mu byahanuwe no mu mategeko. Amategeko ya Mose, ibitabo 5, Itangiriro, Kuva, Abalewi, Gutegeka kwa 2 no Kubara. Handitswemo iki? Paul arimo aravuga ngo iyi nzira ndemera ko ariyo ngenderamo. Abiyo bivuze ngo ndemera ko ndi umukristo, ngo ndizera. Umva icyo yavuze, ntabwo yabishyize mu kirere. Ntabwo yavuze ngo nemera ko dukwiye gufasha abakene, ngo ibyo ngo bingira umukristo. Ntabwo ari byo. Ntabwo ubukristo ari ukubaka ibitaro bya Anglikani, ibitaro bya EPR, ibitaro bya Methodist. Ibyo si byo bukristo. Ibyo bishobora kuba imbuto zishibuka ku bukristo, ariko ibyo ngibyo n'aba atheist, abahakana Imana barabikora. None se reka mbabaze, USAID iyobowe na Makatha, iyobowe n'abizera? World Health Organization iyobowe n'abizera? Roni iyobowe n'abizera? Ni amatorero yishyize hamwe, nibigira neza se? Ariko tugomba kumenya iki ngiki. Ubukristo Paul areba ukuntu abyubaka, aravuga ngo hari yego y'umuntu abaye umukristo hari inzira agenderamo akagenda akorera Imana, ariko nizera iki cyankize muri ako gatsiko barimo kwita kamabandi y'abakristo y'abanyabuntu. Mva ukuntu yaravuze ngo nkorera Imana y'abasogokuruza. Murabibona, ubukristo bwa mbere ni Imana twizera. Aburahamu yizeraga, Yakobo yizeraga, Isaka yizeraga. Ntabwo inyigisho z'ubuntu, ntabwo abizera twebwe ari inzaduka. Ibintu byacu tubikurura, akagozi kabyo gahera muri abo basaza kakaza kagera kuri twebwe. Niyo mpamvu mu Baroma 4 Bibiliya ivuga itaravuga ngo Aburahamu yizera Imana imuhanizwa no gukiranuka. Ngo Aburahamu yaza gukizwa n'imirimo akora, ngo yakabaye afite icyo yirata. Ngo ariko ibyanditswe se bimuvuga heki? Bivuga ko yizeye Imana imuhanizwa no gukiranuka. Gukizwa, guhabwa ubugingo buhoraho bituruka mu kuba umuntu yizeye Kristo. Hano gatoya twigiye imbere, Paul aravuga ngo Imana yamuhamagaye ngo kugira ngo
ngo ahumure abanyamahanga amaso bahindukire bave mu mwijima. Mwumve, icya mbere bahindukire bave mu mwijima, gukizwa nicyo bwa mbere, ubuhindukiye uvuye mu mwijima. Icya kabiri uje mu mucyo. Icya gatatu uvuye mu butware bwa Satani. Ngiki Christian Liberty. Babandi bayitekereza ku nzoga no kunywa amatabi no kwambara ubusa no kwishyiraho tatuwaje. Nuko bwa mbere nukubohorwa ku butware bwa Satani. Bahereko bababarirwa ibyaha byabo, baraganwe. Mwumva aka kantu bavandimwe. Mwumva icyo Paul yavugaga akura mu byanditswe byera. Mwumva icyo yahamagariye kwigisha. Ngiki cyatumye yitwa ukuriye agatsiko k'amabandi yitwa Abakristo. Ngo Imana yamutumye, mwumva ibyo yigishaga, ngo kugira ngo abwire abantu abahumura amaso bave mu mwijima, bave mu butware bwa Satani. Ibyakozwe no 25:18. Bahereko bababarirwa ibyaha byabo. Mu byumva bavandimwe, ubukristo kagatsiko k'amabandi, ibyo kizeraga, ibyo gakura mu byanditswe n'abahanuzi no mu mategeko, ni ukubabarirwa ibyaha byabo. Ngo kandi baraganwe, hari ibyo bagomba kuragwa. Baragwe ubugingo buhoraho, baragwe isi izaza nshya, baragwe umuzuko. Murabyumva? Ngo noneho babiraganwe n'abandi n'abejejwe no kunyizera. Ni ukuvuga ngo Kristo arimo aratuma Paul akamubwira ngo genda wigisha abantu, ubahumure amaso, ubakure mu mwijima, ubakure mu butware bwa Satani. Ubigisha iki? Ubigishe ko umuntu uzahindukira akizera njyewe Kristo, uko kwizera kwe kuzahita kumweza, kuzahita kuvamo kubabarirwa ibyaha kwe. Bavandimwe, ikintu kira mu mucyumve. Ubu Kristo ni iki? Ubu Kristo ni ukwizera ukuri kuri mu byanditswe byera. Ibihe? Mu byo Mose yanditse, mu byo abahanuzi banditse. Reka nange ingero z'ibintu bibiri. Ahari kose kugira ngo wenda hatagira umuntu utekereza ko iki kintu ari cyo duhimbye kiri ahantu hamwe honyine. Twigiye imbere gatoya, Paul amaze kuvuga ko ari byo yizeraga, sibyo? Reka turebe, ese hari ahandi bigaragara ibi bintu ko ibyo byahanuwe n'amategeko ari byo bigira umuntu umukristo, ari byo byinjiza umuntu muri cya gice cy'abitwa amabandi, cy'ababarirwa ibyaha byabo, cy'abava mu mwijima bakajya mu mucyo bakaba bavuye mu menyo ya Satani, cy'ababa bakijijwe. Ijambo gukizwa, ijambo kuba umurokore, ijambo kuba umuntu wubaha Imana, ibyo bintu byose bishibuka ku kintu kimwe. Ni iki dukizwa? Dukizwa umujinya w'Imana. Tuwukizwa dute? Tuwukizwa binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Wa wundi Imana ivuga, umuhanuzi nanjye kuvuga ngiye gusoma bwa mbere. Se hari ahantu mu bahanuzi tubona ibyo ngibyo bivugwa? Icyo gisobanuro ndimo nanga hari aho kiri? Yego, hari aho tubona Bibiliya ivuga ko Imana yagennye uburyo ibabarira abantu ibyaha bivugwa n'abahanuzi binyuze mu kwizera Yesu Kristo. Ibyo Paul avuga ngo nta kindi nizera ngo usibye ibyo abahanuzi bigishije, ngo n'ibyo amategeko yigisha, harahari. Yesaya 53 avuga ku mugaragu w'Uwiteka yavuze gute? Yaravuze ngo ni ukuri nimba zacu nizo yishyizeho, 53:4, imibabaro yacu niyo yikoreye, twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gucyanirwa kwacu. Mwumve uyu murongo, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Bavandimwe, iki kintu mu cyumve. Paul yavuze ngo ngendera muri icyo gice babita icy'amabandi, icyo gice cyo bita abanyabuntu, twizere ibyanditswe n'abahanuzi na Mose n'amategeko. Ntago abavuga mu migani, abavuga ibintu nk'ibi Yesaya yanditse ngo Kristo aje hano ku isi, ngo yahanwe mu cyimbo cyacu. Ibaze ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo kandi ibyaha byacu nibyo yacumitiwe. Gute? Ni gute igihano kuri Kristo gihinduka isoko y'amahoro kuri njyewe? Ngubwo ubukristo. Wowe kuvuga ngo barakubatije uri umwana, ukavuga ngo wowe ukiri bebe iwanyu baragutwaye, pasiteri agufata aragusengera imbere, ukavuga ngo wowe uzashyingirwa na pasiteri cyangwa yaragushyingiye. Ibyo byose wabikora ukaba uri umupagani wo mu rusengero. Kugira ngo winjire muri iki gice
cyo Paul bamwitukaga bamwita ngo ni cy'amabandi, bisaba ikintu kimwe, bisaba kwizera ibyanditswe mu byanditswe byera mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe. Icyo ariko none cyongera kigakoraho rwa rwitwazo rw'abantu bavuga ngo ibi bintu ariko kari inzaduka, ukumva umuntu yanze kwizera ukuri ngo kubera yuko ngo ibi bintu bizanywe n'urubyiruko kandi ari ibyavuba. Ariko se ni ibyavuba gute tubona ko Paul ari byo yizeraga? Ni ibyavuba gute tumenya ko ari byo Mose yanditse? Mose wanditse Itangiriro niyo wanditse 15, yandika ngo iki? Ngo Aburahamu yizera Imana bimuhanirizwa no gukiranuka, bimuhwanirizwa. Murabyumva bavandimwe? Kristo aje muri Yohana 8 aravuga ngo Yohana ngo Aburahamu yifuje kurema mu munsi wa Kristo, ngo awubonye aranezerwa. Arimo aravuga umuntu wabayeho mu Itangiriro, aravuga Mose, ngo Mose yabonye ko aho kubona inyungu kuba muri Egiputa ngo birutwa no kubabazwa bamuhora Kristo. Turakubwira Kristo waje agapfa akazuka kugira ngo abe isoko y'ubugingo kuba mwizera. Warangiza uti ibyo bintu ni inzaduka. Hano reka nongere nsome. Kristo nawe ibi nibyo yavuze akiri hano ku isi, ajya kurangiza urugendo rwe ku isi. Maze arababwira ati Luka 24:44, aya ni amagambo nababwiraga nyiri kumwe namwe yuko mubyumve. Agiye kuvuga ya magambo Paul yavugaga. Ibyanditswe kuri nge byose mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe, muri Zaburi bikwiriye gusohora. Kristo ati ibyinyanditsweho hehe? Mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe, muri Zaburi, mu migani, hose havuga Kristo. Mu ndirimbo za Salomo, muri Yeremiya, aho hose havuga Kristo. Hamwe bakamwerekana nk'uzaza, Mose ati hari umuhanuzi uzaza ameze nkanjye mu butayu. Mu Kubara 21 bahandika inzoka, uyirebye agakira, yariwe n'inzoka kubera ibyaha bye. Kristo aje ati nimanikwa ku giti nzireherezaho amahanga nk'uko inzoka yamanitswe mu butayu. Bavandimwe rero tumenye iki ngiki. Kristo ati ibinyanditswe mu mategeko ya Mose, mu byahanuwe, muri Zaburi. Yo Kristo Paul yavugaga ngo ibyo mwanyumvanye, ibyo mwambonanye, yabavuga ngo guhera ibyo twamwumvanye ni ibihe. Yarivugiye ngo nta kindi yigisha. Mwumve bavandimwe, ndashaka mu byumve. Hari abantu bajya bagira impaka ngo ariko se kuki bibanda ku bitabo bya Paul? None se twibande ku byanda? Twibande ku bya Alexis Kagame? Icyo umuntu aba arimo guhamagarira cyangwa akubwira ngo wikwita ku kuri kw'ibyanditswe byera. Paul ati ngewe nta kintu mvumbura, nta n'icyo mpimba. Umva ko yavuze mu byakozwe n'intumwa 26, yaravuze ngo icyakora ntacyo mvuga keretse iby'abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko Kristo atazabura kubabazwa kandi ko ari uzabanza kuzuka no kubwirwa ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Ngo nta kindi mvuga, nta kindi nizera aricyo kingira umukristo, ariko kinjyana muri kariya gace aba bita amabandi. Ni ibihe? Ni ibyo Mose yanditse. Izi nyigisho rero ntabwo ari inzaduka. Zivuga iki rero? Twabisomye, twabonye ko icyo ibyanditswe byera bivuga, icyo Mose yanditse, icyo Paul yigishaga ari uburyo umuntu agirwa umukristo. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko igihe kigera, mutege amatwi bavandimwe, umuntu akimenya ko ari umunyabyaha, akimenya ko ari umunyabyaha yabikoze atabikoze. Icyo kintu tujye tucyumva. Ukamenya ko Imana yera, ukamenya ko uri umunyabyaha wabaye wabikoze utabikoze. Gute? Kubera ko ibyanditswe bigaragaza ko tuvuka turiho umujinya w'Imana mu Efeso 2. Ibyo rero nibyo Paul yigishaga. Yavuga ngo nizera ibyo Mose yanditse n'abahanuzi ibyo banditse, nta kindi bagavuga. Nibira Kristo yavugaga ngo ko Kristo akwiye kubabazwa kubera iki? Bya bindi Yesaya yavuze, ibyaha byacu nibyo yacumitiwe. Bigende bite? Imana yera bavandimwe, ubukristo ni iki? Ni iki kintu kigira umuntu mu Kristo? Ni ukwizera ukuri, ukwehe kuri kw'Imana yera igomba guhana icyaha. Nta cyaha Imana ijya ibabarira. Icyo kintu muranyivuga, ndashaka kugisubiramo. Nta cyaha Imana ijya ibabarira, iragihana. Ikagihanira muri wowe nyiri ukugikora, cyangwa se ikagihanira mu wajya mu cyimbo cyawe.
niryo somo ry'Imana. Nta cyaha na kimwe Imana ibabarira. Izagihanira muri wowe cyangwa izagihanira mu rutare ari we Kristo. Ibyo bintu tubyumve. Rero iyi Imana yera ifite ubutabera ikagira urukundo, ibi bintu byombi biraza guhura bite? Ubundi ubutumwa bwiza nicyo buvuga. Imana yera n'umuntu uvuka afite icyaha, uba ari umunyabyaha, yagikora atagikora aba ari umunyabyaha, kubera ko tuvukana imbuto ya kamere mbi. Ari nayo mpamvu Imana ntiyagira umujinya umuntu udafite inenge, kuko Imana irera. Ntago yarenganya uwo utari ukwiye kurenganywa. Yazabita umucamanza w'isi yose siramutse bikoze ityo. Ubwo rero Imana ivuga ngo tuvuka ducireho iteka, turiho umujinya w'Imana, bisobanuye ko tuvukana virusi, tuvukana umwanda utuma Imana umujinya wayo utwerekeraho. Gukizwa rero ni iki? Ubukristo ni iki? Ubukristo nuko umuntu amaze gusobanukirwa kuri mu mutima we, atari ukwigirisha, amaze kumenya ko ari umunyabyaha, amaze kumenya ko ababyeyi be nawe n'abandi azabyara bose bavukana kamere y'icyaha, ariyo mpamvu umujinya w'Imana uba bariho. Icyo gihe uwo muntu rero akamenya ko Imana yashimye kwiyunga n'uyu muntu w'umunyabyaha mu buryo bwubahishije gukiranuka kwayo. Ubundi gukizwa n'ibyo gute? Itanga Kristo, irangije kubera ko itari kureka guhana icyaha, iramuhana mu cyimbo cy'umunyabyaha. Iyo wizeye ko Kristo yaje mu isi ku bwawe, agapfa ku bwawe, igihano kiguhesha amahoro kikajya kuri we, ibyo wari ukwiye guhanwa, Imana ihita ikubaraho kuri umukiranutsi mu maso yayo. Icyo kintu bavandimwe mu cyumve. Ibi nibyo Paul yavugaga. Bari abantu b'Abisirayeli bizeraga iby'umuzuko, yabivuze. Bizeraga ko ibitabo bya Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ariko baburaga iki? Niki gituma mu Baroma 10 Paul avuga ngo ndabahamya ko bafite ishaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge? Niki gituma mvuga ko Zion Temple uyiyoboye Gitwaza, nkavuga Restoration, nkavuga Anglican, nkavuga DPR, nkavuga Foursquare, nkavuga ko izo zose atari abakristo ukurikije ibyanditswe byera? Niki kibintera? Niki kinera ko mvuga ngo hano mu Rwanda dufite amatorero atarenga 3 yigisha ukuri k'ubutumwa bwiza, kandi bavuga ko muri miliyoni 13 hafi miliyoni 12 ari abakristo? Ni ukubera iki ngiki Paul yigishije? Nuko inzira y'uburyo umuntu agirwa intungane mu maso y'Imana batayimenye. Uku kuri kuko Paul yigishaga ngo agenda amenyesha abanyamahanga ko uwizera Kristo azabarirwa ibyaha bye kandi azezwa no kwizera Kristo. Niki gituma mvuga gutyo? Ni ukubera ko inzira batayizi, nuko batabasha kwisobanura ngo basohoke muri uru rujijo rw'uburyo umuntu agirwa umukiranutsi mu maso y'Imana atabigizemo uruhare, kandi ibyo bikaba rimwe kugeza iteka ryose. Ubukristo nubwo rero, icyo ubukristo bwigisha nubwo ngubwo, nuko umuntu wavutse akavuka aciriweho iteka n'Imana, igihe kigera ku bwa Kristo, ubutabera bw'Imana bukabona icyo busaba. Nibyo Zaburi, umwanditsi wa Zaburi yanditse ngo gukiranuka ngo n'ubuntu birasomanye, bihoberana muri Kristo. Nibyo Yohana 8 bavuga. Bazaniye Kristo ikirego giturutse ku mategeko ngo uyu mugore twamufasha asambana, kandi wewe wiri kuvuga ko uri umunyampuhwe utaje guciraho abantu iteka, ngaho hinyura amategeko ya Mose. Niryo hurizo bamushyizemo. Navuga ngo amategeko nibamureka agende, arabasuzuguye amategeko. Navuga ngo nibamwice, arabagaragaje ko ubuntu bwe ntacyo buvuze. Kristo rero mu bwenge bwe nk'Imana 100% atangira kwandika ibyaha byabariye, atangiye kubyandika barahunga. Bigaragara ko ari we gisubizo cy'ikibazo cy'amategeko y'Imana tutuzuza n'ubuntu bw'Imana. Bya bindi y'Imana ifite urukundo ariko ikagira n'ubutabera, bigaragara ko Kristo ari we gisubizo Imana yateguye, ko muri we ariho amasezerano y'Uwiteka yose y'uburyo azakiza umwana w'umuntu abonera igisubizo. Bavandimwe rero, ariko arangira mubwira butamubwa ategera ntuzongere gukora icyaha. Muntu rero ura wamenye neza ko Kristo yaje ku isi akagupfira, ukamenya ko igihano kiguhesha amahoro cyari kuri we, ukaba warizeye atari ukwizera igice. Hari abantu Paul avuga mu Magalatiya 5 akavuga ngo mwebwe ngo niba mwumve bavandimwe, ngo niba ngo hagira utekereza ko agomba kujya gukebwa kugira ngo yongereho abutsindishirizwe,
ngo amenye ko atandukanyije na Kristo. Mwumva akantu koroshye, kujya gukebwa uvuga ko bifite uruhare mu kugira ngo ube uwera mu maso y'Imana. Aravuga ngo icyo kintu gihita kigutandukanya na Kristo. Ni Kristo wenyine cyangwa se nawe wenyine n'amategeko yawe? Ibyo rero bibwira abandi baba bakiri mu madini, muri ADPR, mu badive n'ahandi, ukangura utoka ibyo turabyizera, ngo rega umva nk'iryo jambo ukuntu ripfuye, ngo reka ngo agakiza ni ubuntu ariko ijuru rirakorerwa. Umva ubwo bujiji. Ubwo se agakiza ni iki? Niba agakiza kawe kikagize hatarimo gukurwaho urubanza rw'ibyaha no gukizwa imbaraga mbi zabyo no guhabwa ubugingo buhoraho no kubarwaho ubukiranutsi imbere y'Imana ukabona uruwera n'umuziranenge no guhabwa ubugingo buhoraho uwo munsi ubyizeye, ubwo nicyo wita agakiza? Ngo agakiza ni ubuntu. Kumbe baba bavuga ngo kuza kwa Kristo nta muntu wabigizemo uruhare, ariko kuzajya mu ijuru tuzabikorera. Umva ni ukuri nk'ibyo bintu. Ibyo bintu ni ubujiji bubi. Bibiliya iravuga ngo Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, ngo kandi ubwo bugingo buhoraho bubonerwa muri Kristo. Ngo ufite uwo mwana afite ubwo bugingo, Yohana 1:5. Ngo ariko utamufite ntafite ubwo bugingo. Wowe uti ndamufite nta bugingo mfite, nzabukorera. Ubwo se akumariye iki? Nawe ufite. Icyo ni igihamya cy'uko nuvuga ngo Bibiliya ukuntu ivuga, iyo umuntu avuga ngo sindi uwera n'umuziranenge mu maso y'Imana, simfite ijuru, ndarikorera cyangwa bizaterwa n'umunsi wa nyuma, icyo ni igihamya cy'uko ari umupagani. Uwizeye Bibiliya ivuga ko amera nka Paul, akavuga ati ngo mu Filipi 3 ngo ngaragara imbere y'Imana mfite gucyanuka kutava mu kumvira kwanjye, ahubwo kuva mu kumvira kwa Kristo. Bavandimwe rero, ngana ku musozo, ibi bintu warabyizeye? Wavuga nka Yohana ngo twamenye urukundo rw'Imana kandi twararwizeye, cyangwa ni amakuru? None se muvandimwe, nkubaze, niba koko warabyizeye, mu mutwe wawe no mu mutima wawe hahoramo inanga ivuga itakuha amahoro, ivuga ngo genda ntuzongere gukora icyaha? Icyo nacyo ni ikintu kinini gikomeye. Ubu bukristo twabibonye ni ugukizwa umujinya w'Imana, urubanza rw'ibyaha, no gukizwa imbaraga mbi zabyo. Rero wa wundi wakijwe imbaraga mbi zabyo, wa wundi wahawe kamere nshyashya, uwo nguwo mu mutima wahora harimo ijwi nka yanzogera yo kwa padiri ivuga ngo ya yindi badukubitiraga kera twiga primaire inzogera, cyangwa tugiye muri gufungura muri refectoire, ivuga ngo genda ntuzongere gukora icyaha. Ugenzura imyenda yawe, ugenzura amagambo uvuga, ugenzura ibyo uganira kuri telefone, ugenzura ko utakimeze nka so wanyu mushiki wawe, mukaba muhuje umubiri gusa, ariko icyo wita inzozi, icyo wita iterambere, icyo wita kwiyubaha binyuranye. Ugahora umutima wawe ushyugumbwa, nakwera kurushaho gute? Nabwira abantu Kristo kurushaho gute? Iyi si yagabanuka mu mwijima kurushaho gute? Ariko ibyo byose urindire ko umwami agaruka akagutwara. Iki kintu cyo kurindira nacyo tugomba kukimenya. Bavandimwe rero, reka nsoreza aha, ubwo umwami akomeze kudufasha, ariko dukomeze kubitekerezaho. Utarizera ibi byo ni umupagani, nk'uko nahoze mbivuga. Niyihane, yizere umwami mukiza. Murakoze cyane.